ku modoka ya automatique. Izi nyuguti zisobanuye iki? Guys, ukundiye modokari hagati imodoka ya automatique n'imodokari ya manuel? Ese ukundiye mu byukuri? Namwe ndi kubona message zitandukanye bari kumbwira ngo automatique ni modokari nziza cyane ruca abana, ariko nanone ngo manuel ni nziza cyane ufite perime yayo, ngo nizo twamwe dutwara na kera. Ariko dukuyeho urujijo none akakanya imodoka ya automatique ni nziza cyane, ni nziza cyane, ariko perime yayo ntago ari nziza. Ubwo vuze ngo rero shishikariya cyane gushaka perime ya kategori B gusa, hanyuma noneho ujye utwara imodoka yawe ya automatique wimere neza. Automatique ni y'abasirimu, automatique nizo modoka zigezweho, ni y'abasirimu, ntago ivunanye, uzacunga ibintu bikeye, uzaba wize amategeko y'umuhanda, wize no gutwara, hanyuma noneho ucunga akariro kawe na fere byonyine gusa nta kindi. Mu gihe imodoka ya manuel bya mwese murayizi, no gucunga pedal uko ari 3 zose, ngo nudafata amburage imodoka irazima n'ibindi. So imodoka ya automatique ni nziza cyane. Ndashaka gusobanura rero zino nyuguti ubusobanuro bwazo mu buryo burambuye ku modoka ya automatique. Izi nyuguti zisobanuye iki? Yaba P, yaba R, yaba N, yaba D, ndetse na T, ndetse na R ndende. Izi nyuguti zisobanuye iki? Cyo shaka gusobanura hano. Nuvuga ngo izi nyuguti cyo zisobanuye cyambere kurenza ibindi. Bakubwira ko inyuguti ya P no guparika imodokari, nuvuga ngo ni parking. Hanyuma inyuguti ya R ni reverse. Hanyuma inyuguti ya N ni nyine vuga ngo gushyira imodoka netre premoro. Hanyuma inyuguti ya D no gutwara ubwo ni driving. Hanyuma inyuguti ya kabiri no gushiftinga, no vuga ubushiftinzi cyangwa se ubuhindura vitesse, ni nko wahindura vitesse. Gutwara muri kabiri ni nko gutwara muri D, byose ni kimwe. Hanyuma inyuguti ya R, iyi R bayita ni low gears, vuga ngo ni vitesse zo hasi, cyangwa se cyo twakita ngo ni frein moteur. Vuga ngo ifasha guca imodokari intege mu gihe ugenda nk'ahantu amanuka cyangwa se azamuka. Hari n'indi nyuguti ya S, nayo muzakunda kubona kenshi uyikoresha cyane imodoka, uyikoresha kenshi muri ambutiyaje cyangwa se mu gihe ugenda mu muhanda byari byinshi. Menya kandi